urayazi wibuke uko ugiye kujya ukora udahembwa. Ndi kubona utangiye guhindura imico yawe. Habaye ikihe kibazo? Reka nkubwire, sibyo njye ndi kureba ntumiwe. Watangiye kwihererana abakobwa uteretse. Sekibi we waramemukiye. Ndaza kubikosora. Ndagomba bizana mu Kinyarwanda. Habineza ndagira ngo twumvikane. Nakubwiye inshuro zingahe gutanga raporo mu Kinyarwanda. Ibi mbikubwiye kangahe? Cyangwa gushaka kundeba mu mutwe gusa. Ntacyo, niba ari Ikinyarwanda wumva gusa turabikora. Nzajya nziza mu Kinyarwanda. Bitumenyerane. Ntumenyere. Niba ari Ikinyarwanda. Njye uzi indimi mvuga njyewe. Reka n'icyo cyongereza n'ikinani. Ntazanze. N'icyongereza ntabishobora ariko njye ndashaka raporo kibuze n'imvura ngo ugiye kuyikora mu Giswahili. Ururimi rwo muri East Africa. Agenda ukora ubu se ko ngenzi Igifaransa birenze, ngenzi Igifaransa birenze ndusha n'Abafaransa. Urumva? Kuki nakunda kukivuga? Simbizi. Oya rwose twumvikane. Ndagira ngo twumvikane kuri iki kintu. Nimongera kubona uzanye raporo mu Cyongereza. Nkabona uranyandikiye mu Cyongereza. Kandi igihe mvugana nawe sinzumva uvuga Icyongereza. Ushyiramo ijambo riri mu Cyongereza. Urumva? Hano turi mu Rwanda tugomba gukoresha Ikinyarwanda. Ntabyo uvanga amasoko mpuzamahanga iki. Kwishyira umuntu wo mu Bwongereza use ko nge nzi Igifaransa ko nakivuga se akoresha Ikinyarwanda n'Igiswahili shenze gusa ariko rata ibaza umurezi Icyongereza ntacyo nzi, Igifaransa ntacyo nzi, Igiswahili ntacyo no kubeshya kimwe Kinyamirambo umurezi ako buretse shange ndaza guhangana n'umuntu. Lola, salame Carol. Asha, wanazigaye ukunda akazi ntabwo byoroshye. Biteze. Umva hari igihe mbyuka ndi muri mood. Kandi numva sinzi. Niyo mureba amareka. Niyo mureba amaye amasaha. Mbona ndi muri mood. Akareka. Nukuri. Biteze. Nisa. Mu rugo bita. Nuko ni amahoro urebye nta kibazo. Bebe bita. Bebe araho nyine menyereye amata. Ko nashaka icyo tuvugana se. Nawe na Deo. Ushaka ko tuvugana? Ni bibi. Ariko ushaka kuba utakinyizeye wowe. Njyewe na Deo ushaka si bro wacu. Mama cyo kimbwira se mwe. Si bro wacu. Mama yamugira. Bro wacu nyine. Ntago hari? Arahari. Biri serious ndashaka kuvugana nawe. Wabanze uko bimbwira. Koko. Usumanya ndi bubikubwira n'undi tukabisubira imbere ya Deo wagiye unyizeye. Okay. Kasugende. Mbere nta kibazo. Niba munda ku ifaranga cyangwa ndashaka. Sai faranga cyangwa amafaranga kijyanye. Ewe, cyangwa Mas aí nesse bolso. Caso tá por ele. Abambere bashaka gutatu ko. Abambere bishaka gutatu ko.
mwarameze neza ntari bihari. Mama Joana ko wadusuye Kalise buhoro. Mama Joana agiye kuba manaje ndi mu kazi. Ndashaka ko tuganiraho kugeraho. Ndamubise yakimbwiye ati reka n'ubundi nkakitubwiramo. Okay, nta kibazo. Ushira ngira ngo tuvugane. Nagira ngo ndetse dufatanye. Nese abunyizera Gufatanya mu buryo mu Joana. teza imbere kampani. Egananye nabo umukozi mwiza yes. Kuri ndumva Joana yiteguye kumva ndabataje no kwiza. ubu bose uri kumbwira ndagutunguye ubwo dewe nawe utavuga ngo iki. Nabitekerejeho nsanga nta mpamvu niwe murumuna wanjye ngira kandi ndabona situation turimo iri kugenda ishyira kure yawe kandi ntabwo mbibasha kandi mu buzima niba wikundira dewe gute ngewe nshobora kuba ari kubitambika n'ubuzima bwawe nta mpamvu yo kubwitambikamo. Koko se Yes. uravugisha ukuri urakikiye urukundo rwanjye na Theo. Mama Joana. Icyo kuvuga kuvuye ku ariko bakubwiye dewe njyewe ubundi icyo nshaka ni ibyishimo bya murumuna wanjye sibyo niba ibyishimo byari wowe gute ngewe nareka kumushyigikira gusa icyo turi bwumvikane ni kimwe muzi ko ndi mukuru tabaruta ko biri kose ntabwo wenda nje kubatwara utware bwo mu kazi kanyu n'iki ariko icyo nshaka ni kimwe niba mushaka ko tujyana ni ukujya mumbwira buri kintu cyose gitambutse ejo sinzatunguka imigambi yanyu yose nkayibamo tukayimenyana ibyo mukora byose nkabimenya ubwo turajyana ariko niba mushaka hari utwo muzajya mumisha mukorera ku ruhande ndabireka iyo kondisiyo nimuyemera kabisa njyewe ndi kumwe nawe 100%. Bon, uretse gato. Ikintu ndi gutekereza burya ntabwo njya mpfa gufata icyemezo nk'ubutse. Ndumva nabanza kubitekerezaho. Tekereza iki? Mama Joana arankunda. Ya, ndabizi. Useke ndi umunyamahanga ku buryo ubanza gutekereza Ndi umuntu awukunda cyane. Kuko hari impamvu. Ndabizi ko Mama Joana kuva kera yararwaye. no ibyo nakubwiye ni ibya kera ntabwo ari iby'uyu munsi Ije kurwara mbere bamaze kubona ko nyine ukunda. Kandi gute nabyizera ndabyumva. none uraseka agenda agira nabi murumuna wanjye Yes. kandi nkugire nabi we nawe amugire nabi none se gute Mama Joana arankunda. Byemere. Muri ibyo wakati yakuwaza. Mama Joana hagati aho ni ukuri ndishimye cyane. dewe n'umwana utari kubyakira Ya, njye mbasabye iki gituza cyo kubitekereza kandi ndabizi uhora ushyigikiye. Ariko ya gusa hagati aho ngaho ndumva Mama Joana ateye intambwe nziza. Gusa Yo ni kuva ko nawe yatwiyungaho tugakorana nka mukuru wanjye. ntugerera kure Iyo tutameranye neza turi kuvugana nimba numva ntameze neza. Ndabitekerezaho kandi ndagusubira cyane kuyuza. Ndora nishimye. muri rusange uri bofure wanjye nta mpamvu yo kumukanira ni murumuna wanjye njye nihaye Ko nabo byo nimpunga urwaye zaba ari wowe ariko nibuka ndagukunda nzakora ibyo nshoboye byose kugira ngo marane ibyishimo byawe n'icyateza imbere urugo rwawe niba ibyishimo ari dewo gute ngiye nshobora kujya kontra Yes. nafashe umwanya wo kubitekerezaho so reka mureke gukorera akazi ubwo ntegereje yego yawe oya ye ntabwo nyitekereje Okay, nta kibazo. Okay. Akazi keza noneho Mama Joana. Twiyongeho. Aya. Bitekereza pe. Bitekereza.
sheri uri ibintu mama Joana atubwiye biriya bintu warabyemeye koko? njye narabyemeye. ako sheri wajya ureba kure koko? none se nihe mpamvu uri kubona ko bigoranye? njye sinzi nta n'ikibazo ndimo kubibonamo pe. urumva nta kibazo? none se reka nkubwire sibyo, urabona mama Joana ari iyihe nyungu afite mu kuba yashaka kutwiyungaho? nta nyungu bifitemo. none se urumva akunze Paul cyane kurusha njyewe tuvukana? nta nyungu abifitemo, nuko nkunda nyine aba yanga kujya kure yiwe. akuribuka wa munsi ukumenukaga ngo ndingegera ndimbwa, wari uzi ko nabyibagirwa? akujya umenya ko abantu ari abantu tugira akamenya. wanjye nabiyo ngaho nkabafasha uya njye nakubisha. icyo gihe nyine ntabwo yari akamenya ukuri, ntiyari akamenya ko umutima wanjye ari wowe utwaye, urumva? ariko ubu ngubu arabizi, yamaze kubona ko nta kundi ntacyo yakora ngo dutandukanye. please ndakwinginze reba kure ko nitureba nabi kampani ishobora kuducika. ikaducika se amajana akaba witwara? why not? ariko kumane yanjye si ubwo bishoboka. twebwe njye kumva mama Joana njye namwitegereje mbona ni umunyabwenge. mama Joana namwizemo kandi bihagije. no akubura cyafite inzika yuko yagututse yakubwira nabi, kandi nawe ushyize mu gaciro nawe ari wowe wabikora. wamutse kabiri yari afite ukuri ko arankunda rwego adashaka kunsengera, ariko nta yandi maherezo nawe ari wowe wabikora. ibintu yakoze nanjye nabikora, ariko maze kubona yuko n'ubundi ni wowe nahisemo. rero niba abona ko turi kumwe akaba yahisemo kudushyigikira. niba ushaka ko dutera imbere rero niba ushaka ko dutera imbere tureke ibintu by'ikimenyane muri ino kampani. ariko Joana nkuko bivuze ko ari umunyabwenge, mukuru wawe ndabyumva, ariko ejo ubundi uzazana undi mukuru wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umusaza wawe. nta wundi nka gutya abyifuje akari we ugize icyo gitekerezo bikamwizera. reka tumwigeho bihagije. mwigeho, ariko nanone ni umuhezi, kuko nanjye kuba kureba mama Joana ni mukuru wawe, ariko nawe ikigaragara nawe ntabwo uramwigaho. njye nafashe igihe cyo kumwigaho mama Joana, azi ubwenge turebye nabi kampani ashobora kuyiga. Yes, kubaza ubwenge bwo dufashe kampani yacu itere imbere. Nta wundi mutima mubiga mama Joana afitiye. ugega azi ko umubwira ubuhe bwenge azi. turamureka be hafi yacu, ariko nanone ntabwo twitegereje neza mama Joana mbona ari indyarya. rero mwese ko icyo kintu sinshaka kucyumva mu matwi yanjye. nta kazi mama Joana azabona muri ino kampani. no mureke reka be hafi yacu nta kibazo. icyo kintu tucyumvikaneho kandi ntitugishwanire. ariko mimi sitaki mama Joana pamoja hii kampani. ariko reka urabona mama Joana afite inyungu, ntabwo ari buzima gusimbura ahangaha. tumushakira akazi gasanzwe, ariko akazi ubona twamuha noneho ngo mukambwira ngo ibibazo byanyu ngo nkabiyegereza. tumuha akahe kazi? wibuka amagambo yavuze, nabonaga wishimye ngo nibyo ngo iki. mama Joana sibwenge tonde. icyo kintu wagitekerejeho neza? mbitekereza ko nanone nkabona nta nyungu abifitemo. none se hoya uzi urumva umuntu umwe yarwanya abantu babiri? njye nawe kujya tugere kuri ibi bintu ngo twafatanyije turi babiri dushobora kubona. ahubwo mama Joana uyu umwe wenyine ari we waza kuturuguru akadushobora twese ku buryo aza kwicara kuno neza. reka tubyoroshye rero, sibyo? njye sinshaka kubabaza, ndabizi ngiye ku bwanjye ndumva pe nashaka kumuha akazi, sibyo? ariko ubwo ari wowe reka tumuha akazi tukabiga ikizaba kuri wowe. tuba tumucungira hafi natwe tumukurikirane. hafi ubu ugiye kuba bodyguard we? nta bodyguard bwiwe, ariko kameme nawe urabyumva, ntabwo tuzamuha umwanya wo kugira ngo twinjirire cyane. gusa natwe ahubwo kumwiyegereza natwe kumwiyegereza ni kugira ngo tumumenye. erega none se kuki we yumva ko yatumenye twe tumumenye?
ariko ntabwo nanone kumuheza cyane ashobora kugira byinshi tutamenya. Okay, ntacyo ndabyemeye, tumuha akahe kazi? Dushaka twanamubwira nawe akazigira se tukamujya guteramo harya Shanera secretary. Okay, twamuza akazi ko kuba receptioniste nta kibazo, mbona yamenya kwakira baza kubitekerezaho. Icya mbere no kumwemerera sibyo? Yes. Reka dutekereze rero ku kazi yakora akazi ko gukora reception, nta kibazo yabishobora, yamenya kwakira abantu neza akabaganiriza. Kandi hari n'abandi basore nanjye ngiye kuzana, sinabikubwiye. Okay, nta kibazo kunyemera ko Joanna za nabo ngabo nawe tubari ngombwa tuzabimera bazi. Gusa rwose ubu nugira ikibazo ahubwo umwiyegereze, nashaka kumenya nawe umumenye, urumva? Ariko nta nuko yabyifuje twimuheza, sibyo? Yes. Urakaze rero. Kiss me here. Go bye. Kiss. Sechiwi we waramemuchi.